Iyi message cyangwa se buno butumwa ushobora kuba warigeze ubona muri telefone yawe cyangwa muri mudasobwa yawe kuri email, message isanzwe cyangwa inshuti yawe bikwandikiye cyangwa iguhamagaye kubwira uti mfite business ushobora gushoramo maze ukunguka ku buryo buhagije ugakora amafaranga maze ugatangira ugakirigita ifaranga. Uko niko bose batubwira. Mu myaka mike ishize nibwo u Rwanda n'abanyarwanda muri rusange batangiye gusobanukirwa neza ko ushobora gukora amafaranga wifashishije internet. Nyamara bamwe baje kubyumva neza, abandi babyumva nabi, bamwe bafatirana abanyarwanda n'abaturage muri rusange ba Afurika kugira ngo babone uko babacyuza babiba utwabo ku mugaragaro. Nyamara abantu benshi ntibabimenye kubera inzara n'inyota n'amafaranga. Internet na murandasi iriho amafaranga. Nibyo iriho amafaranga, ariko abayashaka nabo ni benshi. Kugira ngo babone amafaranga bagomba kubona amafaranga avuye mu bantu. Mu myaka yashize twagiye twumva kampani zikomeye cyane nka supermarketing zaje zikajya mu rubyiruko maze bakahanahana dore si ukuhava. Umugabane wo gushora w'ibanze wari amadolari 35 zaje gukurikirwa n'izitwa STT, hakurikiraho za Diallo, Benibigo ndetse na Sonatrach zerutse gufunga vuba muri no minsi. Izi zose ni business za online. Abenshi bazikora batekereza ko bagiye gukorera amafaranga, cyane cyane ko abazigiyemo mbere babona amafaranga. Ninza kuvuga online business ndaza kukwinjiza mu gihugu cyitwa Laos. Ushobora kuba ari ubwa mbere cyumvishije, ariko ndaje ngusobanurira Laos icyo ari cyo ndetse naho ihure n'izi business zacu zose dukora n'uburyo wakoresha kugira ngo ubone amafaranga menshi avuye online ariko noneho utisanze mu mitego yo gutakaza amafaranga. Muri iki kiganiro ndaza kugusobanurira nkubwira ibintu byinshi ushobora kugenderaho umenya business izafunga cyangwa niba itazafunga, kwereke ndetse n'impamvu ishobora gutuma ureka izi business zose za online. Nta kindi biri buze kugusaba. Numba ari ubwa mbere ugeze ku no muyoboro, uraza kuzamura urutoki maze ukande kuri iyo buto yanditseho ngo subscribe, ukurikizeho iyo buto yanditseho ngo like, maze ujye no muri comment duhe igitekerezo cyawe. Nimba atari ubwa mbere kandi ugeze ku no muyoboro, uze gukanda like maze wicare twumvane kino kiganiro, turebere hamwe uburyo dushobora gukora amafaranga dukoresheje internet, ariko noneho tukamenya ba scammers baje kugira ngo batwambure utwacu. Guhaye ikaze, muri kumwe na Mr Egg. Reka dutangire ikiganiro cyacu, ntangire nkwinjiza muri business yitwa supermarketing yatangiye hano mu Rwanda 2018, yaje gufunga ahashyira mu mwaka wa 2019 wenda gushira. Iyi business ya supermarketing urubyiruko rwayihanahanaga ku matelefone. Uwinjiyemo mbere yaguherezaga link maze nawe ukinjiriraho ukishyura amadolari 35 kugira ngo ubashe kubona umugabane shingiro wo kuba nawe utangira kunguka. Buri munsi bagiraga amafaranga bakungukira. Inkwakuzi zagiye muri uyu mushinga bwa mbere zabonye amafaranga. Iyo umuntu yaguherezaga umuntu ukamwinjiriraho, nyuma y'ukwezi yabaga agaruje amadolari 35 maze agatangira gukorera inyungu, mu kwezi kwa kabiri akabikuza yo kunguka. Uko niko bigenda ku zindi business. Murayibuka STT nayo ni business yaje abantu benshi bakajyamo. Umugabane shingiro yari amadolari 70. Ana amafaranga asaga 100 by'amanyarwanda, dore ko winjiragamo bagatangira bakajya bakungukira amafaranga ku munsi, ku buryo wisangaga mu gihe cy'ukwezi umaje kugaruza amafaranga yawe yose watanze. Uko niko haje n'izindi business zitwa ngo za Diallo, hakaza n'izindi zitwa ngo za Sonatrach, nazo zikuriza zibinyungu kandi nyinshi cyane ko abantu benshi banazibonaga, ariko ari nabyo bituma bandikira bagenzi babo ngo binjire muri izi company. U Rwanda muri rusange rwagiye rugaragaza ko gukorera online business bitemewe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Aha niho bagiye bashyiramo ndetse na cryptocurrency abantu benshi bemeza ko atari scam, ndetse bagashyiramo n'izitwa forex trading. Nyamara ababikora bo bagatangira kwemeza ko ari ibintu bitanga amafaranga kandi menshi cyane. Ese bigenda gute kugira ngo umuntu yisange muri izi business? Reka manze ngusobanurire gake yuko bigenda kugira ngo wisange winjiye muri no business maze nawe utangire umenye uko wayirinda. Bitangira nyiri umushinga wuzanye. Abinjiyemo bwa mbere atangira kubungukira amamiliyoni, amanyungu y'umurengera kugira ngo abone ko afite umushinga uhagije. Reba nawe se uramutse ushoye miliyoni 100 ugatekereza ko uzunguka miliyari. Abantu ba mbere binjiye mu mushinga wawe tangira ubungukira, ushoye 500 ukamwungukira miliyoni, ushoye 700 ukamwungukira miliyoni 1,400, ushoye miliyoni 2 ukamwungukira miliyoni 4, maze buhoro buhoro abantu bagagenda baza. Iyo umuntu umwungukiye ni ujya gushaka abandi, cyane ko warashyizeho systeme yuko uzanye umukiriya uzajya umwungukira byikubye bitewe n'abantu yagiye azana. Target nta yindi, ntago ari ukugira ngo abantu babone amafaranga. Target yawe ni ukugira ngo ubona abakiriya benshi ko barushaho gushora, abari nako nawe ugenda ubona andi mafaranga. Umuntu wa mbere wungukiye, iyo umwungukiye miliyoni ntabwo ayibikuza ngo ayibike, ahubwo arayishora kugira ngo umuhereze miliyoni ya kabiri. Uwo ni umurumba w'amafaranga abantu twese twawisanzemo. Ko niko bimeze. Iyo ukoreye 1000 uhita ufata cya 1000 ukagishora ngo wongere ubone ikindi 1000, ntabwo ushobora gutekereza ko ushobora gufata cya 1000 ukakirya kugira ngo wongere ushake ikindi cyo gushora.
Iyo inshuti yawe ikwegereye ikakwereka inyungu ibikuje bwa mbere cyangwa ukabona umuntu wabikuje bwa mbere kuri message yashyize ku rubuga nkoranyambaga runaka, uhita utekereza ko uwo mushinga ari byo koko, maze nawe ugatangira ugashora kugira ngo nawe ubone amafaranga. Uko niko wisanga wa muntu wabonye amafaranga nawe atazi ibyo ari byo, amugwiririye uko yagiyemo mbere, abonye amafaranga maze nawe akakwinjiza mu bintu atazi nawe ubwo atazi. Tujya gutangira ikiganiro twigeze tuvuga ijambo Laos. Laos ni ibiki, ni he? Laos ni igihugu giherereye mu majyaruguru y'Ubushinwa, gihana imbibi na Vietnam, Cambodia, Thailand ndetse na Myanmar. Igihugu cya Laos gifite umurwa mukuru witwa Vientiane. Muri raporo yasohowe n'ikigo cy'abashakashatsi cy'abanyamerika umwaka ushize, yagaragaje ko kino gihugu cya Laos kiri mu bihugu bya mbere bikorerwamo imirimo y'ubutekamutwe hano kuri internet, ariyo twita cyber scamming. Reka dutaruke noneho kwinjiza muri Laos nkubwire ngo bakora bate. Bigeze muri Laos uri umukozi uje gushaka akazi, bakwinjiza mu kazi koko bagusezeranya kuzajya baguhemba amafaranga asaga $1,000. Winjira mu kazi bakaguhindurira imyirondoro, nimba yitwaga Patrick bashobora kwita Janine cyangwa se Jeannette kugira ngo uzinjize amafaranga. Ukinjira mu kazi amazina baguhaye ni uzajya ukoresha mu kazi, baguhereza computer yawe uzajya ukoresha yo mu bosi, telefone, ibikoresho byose by'ikoranabuhanga uzakoresha ubihabwa n'iyo company, cyane ko we nta kintu cyaba wemerewe gukoresha uri mu kazi kugira ngo ejo batamenya ahantu uri maze bakaba bagufata manyura umushinga bakabagezweho. Akenshi mwagiye mukunda kubona message zicicikana, abantu babandikira bafite profile z'abagore, abakobwa ndetse n'abandi basore bigango bagaragara ko bakize, bakubwira ngo dufite umushinga ushobora gushoramo maze ukabona amafaranga. Benshi rero batekereza ko ibi koko ari byo, ariko muri Laos niko kazi kahabera. Laos ngiyi icumbikiye abasikamuzi cyangwa se abatekamutwe basaga 85,000, korera amagangista cyangwa se abagabo bahari b'ibyihebe basa nk'abafungiranye muri kondisiyo twakita kari y'ubucakara, nyamara nubwo abantu bamwe badashaka kubivuga kubera ko ntago bashaka abantu babimenya. Umuntu wese uri hanze baba batekereza ko ari gukorera amafaranga, cyane cyane ko usanga bino bihugu abenshi babikoramo ari Abanyafurika n'abandi bantu bo hirya no hino ku isi. Biragoye kuzabona umuntu wo muri Laos yicaye muri iyo nzu. Abenshi bakora muri iyo mirimo bazakunda gupostinga bahagaze imbere y'imodoka bafite ibikoresho bihenze cyane mu mazu meza kugira bakwereke ko bafite amafaranga. Izo ni nazo foto bashyira kuri profile, bakaguhereza amakampani akora ibintu byiza cyane, bakakwereka profile za kampani zunguka cyane kugira ngo ukunde winjire muri iyo kampani. Bigenda gute iyo winjiyemo? Iyo ufunguye kampani uri umubosi hano muri Laos yo guteka umutwe, ukora ku buryo ishobora kumara amezi 3 iri gukora kugira ngo ubone abakiriya benshi cyane. Uko ni kubwira abakozi bawe ati murushaho kuzana abantu. Hano Laos iyo utangiye uhembwa $1,000 ukuzana abantu bakeya basikaminze, niko barushaho kuguhemba amafaranga makeya. Tuvuge nk'urugero, nimba uzanye abantu 2 mu kwezi, amafaranga bahembwa agaragabanuka. Wazana abantu 50, amafaranga bahembwe akiyongera kubera ko nawe wazanye abakiriya. Izi business ziba zifite grant byibura y'amezi 4 kugera kuri 5 ziri gukora, zarubatse icyizere mu bantu bazishoyemo. Reka dufate urugero muri STT. STT ni business yaje maze ugashora nk'amafaranga yawe asaga $70, buri munsi bakajya bakungukira $3 runaka bitewe n'abantu wazanye, maze ukwezi kwashira ukabikuza amafaranga yawe akaza ukayarya ukayabona kuri mobile money. Uko niko bimera ku isi yose, abantu bose barabikuza bigakunda. Ariko muri Laos umuntu uba wicaye imbere y'iyo mashini, uwo mugabo uba wigize umugore uri kubona kuri screen yawe, uwo ni uri gukontrola abantu bashobora kubikuza n'abatabikuza. Maze yatangiye kubona business itangiye kunguka, abantu bashoye ari benshi kurusha amafaranga bo bashoye, nibwo batangira kuvuga bati noneho aho tugeze twabonye inyungu dushatse twafunga. Nawe se ibaza abantu bari ku isi yose. Mu minsi yashize Abanyarwanda bijanditse muri business yitwa Sonatrash. Ubu se yagiye hehe? Nyamara umuntu wayikoraga mwarahuraga akakumvisha ukuntu agiye gukira byihuse cyane, agiye gukira. Nawe se reba, gera ku cyumweru usure kano gace kitwa Free Zone muri Kigali, uzahasanga abasore benshi bicaye ku dutebe bagenda begera abantu babaganiriza kuri business za online kugira ngo bazinjiremo bose babone amafaranga. Uwo nawe ntago abazi ibyo ari gukora, kuko niko yisanga agomba kuzana umukira kugira ngo abone amafaranga maze yashoye yagaruze. Iyi ni imwe muri tekinike zino business zikoresha. Iyo umaze kwinjiramo usanga nta mafaranga arimo, maze ukisanga ugomba
gushaka abantu kugira ngo amafaranga ubashe kuyagaruza uyakuye kuri abantu winjije. Uku niko wabigenza kugira ngo nubona abantu benshi bazagusubizeho winjije, maze wowe uburagiye babone uko batuburira abantu benshi. Iyo bagusubijeho winjije ntabwo utekereza kugenda, ikintu cya mbere utekereza ni ugushora ndi uko uzi ko uzabona abandi bantu maze ukabinjiza. Aha naguhereza urugero rw'izi business, ariko reka ne kuyivuga. Hano mu Rwanda hari abantu benshi batekereza ko mbanga. Twigeze tuvuga ku bakozi basaga 185 baba bafungiranye muri aka gace ka Laos, bitwa ngo ni abakozi nyamara bameze nk'aho ari imfungwa z'abacakara. Kubera iki bo badataha ngo bajye mu bihugu byabo nyuma yo kwisanga ari abasikama? Ibi ntabwo bishoboka. Laos ni igihugu kimeze nk'itagira amategeko bigenderwaho, aho bigoye kugira ngo uzamenye aho barize. Nawe se tekereza wisanze muri hoteli runaka, ntawe ugusura, ntiwahamagara ngo ijwi risohoke, nta hantu na hamwe ushobora gutabariza. Icyo bakora ni ukuguhereza interinete gusa. Interinete baguhereza urandika, ariko ntushobora kwandika ngo uvuge ahantu wari uri ngo baze bagutabare kuko nta wakugeraho. Birazwi neza ko muri Laos abantu bose bahari basa nk'abafunze muri aka gace kuko bakorera zino kampani. Ukihagera kugira ngo utazabacika, ikintu cya mbere bagukora ni ukukwambura pasiporo ndetse n'ibindi byangombwa, maze bakaguhereza ikarita uzajya uhahiraho gusa ukamera nk'imfungwa yabo, udashobora kuba wasohoka ngo ugende uve muri icyo gihugu. Abantu benshi bisanga muri uyu mutego batekereza ko bagiye gukora amafaranga, ntibamenye ko bagiye gukorwamo amafaranga. Uganiriye n'abantu bahageze cyangwa bariyo, ashobora kubwira ko urebye nabi bakugurisha n'ibice by'umubiri kugira ngo amafaranga akunda aboneke mu gihe nta kintu uri kwinjiza. Mu gihe cyose wisanze muri izi drama za online bakubwira ngo ishora aya ngaya maze wunguka aya ngaya, nta kindi cya mbere ugomba gukora usibye gusiba ukagenda, ntuzongere guhura nabyo. Wigeze ubona message ikubwira ngo aya mafaranga yohereze kuri ino nimero ndayakeneye cyane, hari igihe kugeraho ukagira ngo ni wa muntu muziranye wari urimo amafaranga warubwiye ko ugiye kwishyura, maze ugahita umwohereza ugasanga amafaranga barayatwaye. Ibi byose ni ubwoko bw'ubutekamutwe bwagiye buhimbwa n'abantu, cyane cyane abicaye muri Laos nibo bagiye bazana buno butekamutwe. Ubu hadutse ubutekamutwe bushyashya bwa business zitwa mining. Nyuma y'uko abantu bari gukora mining cyangwa se ubucukuzi bw'amafaranga akoreshwa kuri murandasi bakabona amafaranga, hagiye haza ubundi butekamutwe bw'uko iyo ushoyemo amafaranga ari gucukura ibiceri byinshi byajya ku isoko ukabona amafaranga. Uko niko ufata amadolari yawe ukayashora, ukazategereza ko ibiceri bijya ku isoko maze ugaheba. Abenshi batekereza ko gushora muri izi business za online ariko gukira vuba, mu gihe abandi batekereza ko gushora muri izi business za online ariko gukena vuba. Ukuri guhari nuko mu 185 byicaye muri Laos, abo bose nta cyiza bakwifuriza. Icyo bashaka nuko ushora udufaranga bakaturya. Icyo bakora baguhereza za nyungu z'iminsi mike yo ukazibona, ariko icyo bashaka nuko ushora nk'amafaranga menshi maze nawe bakayatamira. Impamvu guverinoma y'u Rwanda ihora itugira inama yo kudakorera amafaranga online twashora andi mafaranga, ahubwo tukabanza tukamenya neza ibyo twenda gushoramo. Reka ikiganiro tugihinira ahangaha, ntibagirwe gukanda like na subscribe kugira ngo uzajye ubona n'ibindi biganiro byinshi tugenda tubagezaho. Imana ibarinde.